Indake ndetse n'inyubako bamwe mu bayobozi ba RPF Inkotanyi babagamo mu gihe cy'urugamba rwo kubohoza igihugu ni imwe mu byerekwa abantu basuye iyi ngoro yerekana ubutwari bw'ingabo zabohoye u Rwanda. Ubundi gusura ahantu nk'aha ngo ni ngombwa cyane kuri buri munyarwanda ngo kuko bibafasha mu gutegura ejo hazaza h'u Rwanda. Uyu ni Shema Fabrice, umwe mu bajyanama mu karere ka Gasabo. No gutuma ejo hazaza hacu hagira ubusobanuro, kuko iyo abantu babona igihugu cyacu ko gitera imbere, babona bamwe bibaza ko ariko cyari giteye kuva kera, ariko uje nk'aha ngaha ku Murindi w'Intwari bakakwereka aho intambara yateguriwe, aho abashinzwe politike bicaraga kugira ngo baganire hamwe ukuntu u Rwanda rwayoborwa, ni ibintu by'agaciro kandi bigafasha n'urubyiruko rwacu cyane cyane kugira ngo n'aya mateka bayamenye, baniyubake ejo hazaza habo bafite ubumenyi kuri aya mateka. Ibivugwa na Fabrice bihura neza n'ibivugwa na rumwe mu rubyiruko rwo mu karere ka Gasabo rwasuye ingoro kuri iki cyumweru. Aba ni bamwe muri bo bavutse nyuma y'intambara yo kubohora igihugu. Kuri bo gusura aya mateka bibaye imbaraga zo kubakira ku butwari bw'ababanjirije. Nyine mbigisha ko hari aho u Rwanda rwari ruri kera, cyane cyane nko muri biriya bihe by'intambara bya Jenoside, ariko kubera ko nyine twagize abayobozi beza, nanjye nzabigisha nyine gukora. Baranabivugaga nkumva ni ibintu bidashoboka, nkibaza ukuntu umuntu ashobora kuza, bavugaga kare ukuntu bagiye bafata imisozi yose, nkumva simbyumva, ariko bitubera urugero. Nk'ubu nahageze nashize amatsiko, bansobanuriye byinshi bitandukanye. Ni ubutwari kugira ngo abantu biyemeze kurwanira igihugu, nta bundi buhanga bafite, ari ukwitanga gusa. Byanyigishije ibintu byinshi, rero numva ko nkatwe nk'urubyiruko nk'amaraso mashya tugomba natwe kureba aho abatubanjirije ibyo bakoze tukabigiraho. Ku Murindi wa Byumba, aha niho mpagaze nk'uko mubibona inyuma yanjye hari Indake. Indake akaba ari iya nyakubahwa Perezida wa Repubulika yari arimo mu gihe cyo gutangiza urugamba rugamije kubohora igihugu. Ku musozi wa Murindi hari ndetse n'inyubako zaberagamo ibiganiro bitegura leta y'umwe RPF Inkotanyi yari irangaje imbere kuva icyo gihe, ndetse n'ikibuga cyatangiyemo ikipe y'umupira w'amaguru ya APR FC. Umunsi w'intwari wizihizwa tariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri buri mwaka. Ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo bukaba bwatangiye ibikorwa bigamije kwizihiza.